ureka ngo wazenzovu iyo unyaye mwibase wumva ari ihenginga ikurengera ako nanjye nigeze kumye muri envelope. Abantu bashyizeho n'abarinzi barinda imyanda. Se hari umuntu uzagenda uba kwiba amabyira nakumwanda ubwe. Hari abarinzi. Ariko reka mbabaze bako niba ubizi kuri mubi ukamubizi kuteye nabi ukamubizi ko ntacyo wifataho umuntu yaguterese ugatangira kumbwira ngo nzagusubiza ubu uri mu biki wafatiranye n'igihebe ba ubuze ko namwanze ubu nzongera kumubona Reka baragufunga. Ndabona hari ukuntu uri kwitureba mu maso nk'izi. Ibaze narambitse agatuza mwaya matunga kagatuza kameze nka kinko kuri rwawe muraramo. Reka mbasobanurira ukuntu muhita munakumva Imana yahamagaje abantu batatu. Harimo umwirabura, umuzungu n'umunyazi. Wowe buri munsi urumwara ko n'Imana wemera na. Jewe ndavuga ko nemera Imana ngo ko nyemera mu buryo bwanjye. Tubwire abantu yahamagaje. No habanje umuzungu. Umuzungu Imana iravuga ati wowe uragenzwa n'iki? Umuzungu agira Imana ati je nta bintu byinshi nshaka tumwisabiye ubwenge. Ati ngahigendere. Hakurikiraho umwarabu. Umwarabu Imana iravuga turashaka iki? Tugenda shaka ubukungu. Ati nawe ugendere. Bageze ku Munyafurika ati urashaka iki? Ati genda rimbaherekeje. Ibere rimwe ngiri irindi ngiri aya mabere rero ngiye naronyeje muretse se kwisetsa nyagiriwe umugisha rega n'umugisha wowe ngo ufite abana ubu nk'abakobwa bari gutera amada ubu ngubu nibazikuramo nago bazikuramo ubu kandi umva bishimishije kuba watera inda umukobwa akayikuramo reka cyangwa se ukarangiriza hasi cyangwa ukarangiriza mu gakingirizo ese ubundi yago urangiriza mu gakingirizo cyangwa urangiriza hasi kugira udatera inda subiza ntabwo tuzakora ubukwe tutarabikora yego ko ariko ibi nibigira icyaha icyaha se kijyanye n'iki Gukira. icyaha kijyanye n'iki iyo mutarabana iyo tutarabana gute se umugabo n'umugore n'umugabo n'iki n'umugore umenya gute se ko twabaye umugabo n'umugore muvuye mu mategeko no mu rusengero amategeko se yashizweho nande na leta ndetse ugira ngo twe tuza mu mategeko kugira ngo twemere ko turyamana oya twego tuzabanza tubyumvemo tube tumva tubishaka igihe cyo kubikora tubikore nari nsigaranye ikariso birangiye ikariso abayikuyemo ku gahato atangira kuyimanura gake gake ikariso arayimanura birangiye asoje kuyimanura ayikuyemo njya ku akaguru kamwe agashyira hano hirya n'akandi agashyira hano njya kumva yayishyizemo gituma n'abagabo mukunda kurongora abakobwa bwa mbere ko munabana nuko ubugira ngo wumve ko azakuryohera nta mugabo ugira ngo umukobwa batabanje gukora imibonano mpuzabitsina impamvu mubikora nuko uba ukeneye kumwumva ukavuga ngo ese uyu mukobwa ngiye kurongora nitubana mu myaka 10 cyangwa 5 uzaba nkishimiye igitsina cye ese azaba kiniryoheye umva umuntu yagukwangahe udahenda umuhungu w'abandi tekereza neza ntabwo namuhenda w'umukire se cyangwa w'umukire wishoboye katuvuge wishoboye nk'utumiliyoni 5 gasubiremo ako kandi nk'utumiliyoni 5 kuri wowe miliyoni 5 wowe inkwano za miliyoni wowe kuri amashyi njye miliyoni 5 baziba miliyoni 5 bakagutwara wenyine se cyane muri umuna wawe
gore ngira subundi gihe ariko reba umugore mu munsi wari umufite ntakomanya ko wari ufite none kurusa geze meze komanya ko ni ni tuno tuntu dore tuguye ajanda wa murezi komanya ko se komanya ko wowe se tumja amajigo yigire nayo ngo ngira ibijigo nayo batikikoma aho yango ngo mbyimba amajigo nkuko kwawe naguma gura oya yakuze ko imbere y'Imana wari umye umuntu yagucanisha imbabura abagabo ntibaboneza urubyaro umubwiye kuboneza urubyaro avuga ati ngo hanshi umutsi urumva oya se ibyo sawa turabyemera none n'agakinyizo nako baguciye umutsi hari ikibazo ntabwo baca umutsi byara oya kubyara ngo tuge warabyaye wumva nta wundi mwana ushaka ko n'ubundi se nawe bari umutsi ubwo baca iki nawe ni umutsi yarya ngo niriya basha sheri wanje umugore wanje nkunda rwose ntabwo nabasha kugutekera nubwo wabyaye nubwo warwaye nubwo byagenze gutya ariko ntabwo nzi guteka ntabwo nzi gukora amasuku ntabwo nzi gukoropa iwacu hari abakobwa barabikoraga mama none ibyo yigeze anyigisha ntabyo nzi ninde wakwigishije kurongora biriya bintu byose umukorera mu buriri ari amapositeri umukorera ninde yakwigishije nabyo byiga nk'uko wize biriya assalamu alaikum ariko musigiti dore ngiyi impamvu mu Rwanda tugumirwa ni gute umubyeyi wawe kurakarira ngo wagiye gusura sheri wawe kandi we birirwanye mu rugosha uyu mugabo bita Dawidi yariye abana arya n'abana Dawidi yari umusambi ugiye guteka mukamuso oya ngiye kumesa karibu ufite igisafuriya hanyuma se ko mfite igisafuriya urambaze ko yobakiye wakoze isafuriya ahubwo ko ari ubwana Karekezi mwasoje kuvugana oya turacari kuvugana kandi nta telefone ufite karo none kuri ko nta ufite surambaze iki egera nigendera kugira akabazo gusa tasoni iki kintu cy'agaciro utunze ikintu cy'agaciro ni kuvureri ye muko niba unyura ku bamotari ntibahindukire ukanyura ku bafundi ntibahindukire mama yangu ukanyura ku bakanishi ntibahindukire game over none hankwise Damascene tonda wa Abakorinto ba mbere 7:9 ariko niba badashobora kwirinda barongorane haleluya bana ubwo manebu aho hantu ho kurongorana aho hantu hatinde aho hantu ho kurongorana uko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha Bibiliya yanditse kurongo kubera ukuntu utaberwa ariko tuyafata nabi ngiyo abantu bakubonye bambaye babona bimeze nk'aho imyenda nyine babona nk'aho imyenda yanitse tubifata nabi kubera ngo ukuntu uri mugufi ngo turaranye narara ameze nk'umuntu uhetse baga usibye ko twagiye kuvumba umuceri n'ibisamu twebwe ntabwo ibyo bintu amategeko abisamu ntatuzi n'indaguzo yagutembereza n'inda nta cyiza cy'agakingirizo kuko nticyatuma ugera ku buryohe nifuza ko gusambana ni iki ndakubaza nyine gusambana ni iki gusambana ni ugukora imibonano mpuzabitsina mutabifitiye uburenganzira uburenganzira butangwa nande gasubiremo ako kantu uburenganzira butangwa nande ariko tujye tubwizanya ukuri mw'abantu mwe
ni gute umukobwa utarasweraho na rimwe umuha amafaranga? ubwo se uzagira umunwa kugeza rya? Hari ingeso abakobwa badukanye yo kubyuka mu gitondo akakubwira ngo wambabariye ngo ukamereza ngo 10,000 ngo nkagira utuntu nikorera n'ibiki byose. Ubwo zaramutse yafashe akajya kwirebera undi muhungu mwiswerera gake gake. Umukobwa utarasweraho n'umunsi wa rimwe ntukamuha amafaranga. Empwe entre. Agenda ziba. yewe sefesi rumeze wa musore ni iki kigutera kurara wipfumbase wizinze nk'ipine ry'imodoka n'abana bahiye bari i Kigali n'abana bakeye n'ibyuki n'ibyuma bihari kandi harimo n'abo buntu agenda ziba nk'abana twicumitira nuko yakabenshi baba ari abakene tukabafatirana umuntu kumfatira n'ubukene bwe ukamwurira ntago baduha ko yakwenda badukunze ntabwo namba barudebere nk'isura yageswe zo abipanga umwana uvuye Nyarutarama yaje kumuha nawe afite akazi ke biragoye cyane buriya rero jyewe impamvu bahora bavuga ngo ndaberwa ni ukuri pe mu bagore babiri ku isi babaho baberwa nzamo ndaberwa nkarusha ururabyo rw'iroza nuko namenye uko nteye itaye yanjye nzi kuyambarira none nawe reba mfite ibintu byanambye hano nka wotameloni akunyumvira bano bakristo ndagasa urimo urashaka kukwambara nk'utwana tukiri duto ni trauma ni hungabana warateguriye ibintu baba bigira ntimukwiranye gute se yirabura nk'abandi inzoka mukwiranye ntiyakujyana urabona uzi abantu bifotoreje kuri Papa Leonel bamwiryagaguraho ngo bari kuri revo ye nibereye mu cyaro imyate igera hariya mpinga Imana yareba ikabona nijye nzahekenya idolari ari gukorera biryagagura bazi ko ari bo ere wibuke ko Imana ari umwarabu. Imana ni umwarabu. Bibiliya muri kuva 20 akubwira ngo ndi Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ntago yavuze ngo ndi Uwiteka Imana yo mu Rwanda. Urumva mu Rwanda n'Imana dufite se Pawulo yanditse avuga ngo nandikiye abikoreni muri ibya dukora bya mbere igituma abanyarwanda tutajya mu ijuru nuko dusoma urwandiko Pawulo yandikiye abikoreni. none se iyo tuvugisha ukuri nk'ubu nzovu yamaze ukwezi atarataha cyangwa icyumweru abatekereza nataye imfunguzo kandi biba byoroshye kuba mukana karoga kubera n'igisura cye. Hari umuntu mububaho nyama ibabaho erega ububi ni umutima wawe ahubwo wawe gukora byayo isura nta muntu mububaho w'isura. None se ngo tujya tuvugisha kuri ubundi umukobwa nabona umugabo n'abana beza barebare barababuze ntabyihorera ariko rero ntabwo twababuze. None se ukaba uri hano Mariya ndi mu kazi wambaye impeta 20 yavuye mu gusanganya yavuye kuko nko mu masaa 2 saa 2 n'ice saa 3 aroga aragenda aroga cyagavu noga gase nakoze iki kwa tunyava mwibase yego ko mwana wawe genda sohoka namenye narabwibase ibyo sohoka utazi se jewe amadagiye koza
uricara ngo Jane ngo yanyaye mwibasi ngo Jane wampapuye Noheli ariko wowe nzovu sinabwo reka mbivuge ushake wewe wari wasinze nago naguha nzovu ukuntu umeze byonyine n'agahuyu ubufite nzovu naho naguha mu ijoro narakuronga kurongora none kwitasa Jitafo, welcome back. Yes. Ngo karibu kuri bank.